wigeze wumva hari umuntu wifuza ko wahomba cyangwa se wigeze wumva abantu bagukikije bose bashobora kuba bakwanga kumva bayeho tishimye kubera ko nta muntu numwe ugutega amatwi ngakumve akugira inama cyangwa se wenda akwereke inzira y'ubuzima uko ushobora kwitwara igihe uri mu bibazo? Cyangwa se wigeze wumva hari igihe abantu bose bari kuguhimbira ibinyoma cyangwa se bari kukubwira ko ibibi byose ari wowe bitera? Ni byinshi cyane bigenda bidusubiza inyuma, cyane cyane iyo turi kugana mu nzira y'iterambere, dore ko abantu benshi inshuti zacu yewe n'abavandimwe hari igihe batifuza ko dutera imbere. Iteka iyo uri gutera imbere abanzi nabo bari kugenda baba benshi. Icyo mujye muhora mukibuka, uko utera imbere ntabwo abantu baba byishimiye, ari nayo mpamvu uko ugenda hari intambwe utera igana ku iterambere ugenda ubona abanzi benshi, abakugirira ishyari, abakugambanira byinshi cyane. Umuntu udafite ikintu na kimwe afite nta muntu ushobora kumugirira ishyari, ntibibaho. Abantu bagirira ishyari umuntu nyine ufite uko ameze, umuntu nyine ugaragaza ko ari gukora impinduka mu buzima bwe. Yago niwe uduhaye inspiration cyangwa se niwe utumye dukora iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru. Ngiye hano kukubwira ibintu bitanu abahaters bawe cyangwa se abantu bakwanga bishimira iyo utsinzwe, dore ko gutsindwa rwose ari ikintu kibi muri ubu buzima ndetse ari umwanzi w'iterambere. Rero iyo utsinzwe abahaters bawe bumva bishimye ndetse ni nabo baserebura cyane kuko bo babageze ku icyo bifuzaga kandi nicyo kintu kibashimisha cyane. Ni ibintu bitanu rero bishimira, ariyo mpamvu ngiye kubikubwira kugira ngo niba wowe ukunda gutega amatwi cyangwa se ukunda kureba video zacu nka Gain Focus Rwanda ukaba wumva nawe uri muri situation wumva ufite abahaters bakumereye nabi kandi mu by'ukuri wenda ubona nta kindi bakuziza ari uko uri kugenda utera imbere, maze ibintu bitanu byumva wumve usubijwemo imbaraga, wumve morale yiyongereye, maze ukomeze uhatane, ukomeze ukore cyane kugira ngo ugere ku nsinzi ndetse n'intego wiyemeje kuva kera. Niyo mpamvu nkubwira nibana natwe kugira ngo ibi bintu bitanu byose ubyumve kandi wige. Ni Gain Focus Rwanda, inspiration for today, the success for tomorrow. Ikintu cya mbere abahaters bishimira cyangwa se bishimira iyo umaze gufeiringa nta kindi ni ukukubona utsindirwa ku karubanda cyangwa se ukukubona usebera ku karubanda. Nta kintu kinezeza cyane abahaters bawe nk'icyo ngicyo, kubera ko iteka ryose babumva bagushyira hasi, kandi niba ari ikintu kinaniza umuntu nukumva ko muri rubanda nta umwumva neza cyangwa se nukugira isura mbi mu bantu. Niyo mpamvu abahaters bawe iteka ryose baba bumva rwose watsindirwa ku karubanda cyangwa se waseba mu kinyarwanda gishobora kumvikana. Babumva ko nyine ushobora guseba abantu bose bakagukuraho amaboko, abantu bose bakakwanga. Iki nicyo cya mbere bishimira. Igihe cyose uri gukora cyane, igihe cyose uri kugerageza gutera imbere, bo babumva bifuza ko hari aho wazagera rwose ugatibaba mu kinyarwanda cy'uyu munsi cyangwa se ugaseba maze abantu bose bakakuvaho maze ugasigara uri nyakamwe ku buryo ugeraho ukumva nyine nawe ubwawe uriyanze. Iki nicyo cya mbere rero abanzi b'umuntu, your haters, bishimira. Ariyo mpamvu nkubwira ngo reka kumva cyangwa se reka kumva ibyo abantu bakuvugaho, reka kumva imitego, reka kumva ibyo abantu bakuvugaho, reka kwita ku mitego bari kugutega, reka ibintu bari gusetingira ngo bigwemo ubitsinde kugira ngo ukomeze upushinge, kubera ko inzira nziza yo kugera ku nsinzi yawe ari ukubihorera, nugutuza, nukwihorera abahaters bawe maze ugatumbira success yawe, maze ukareba ko ibintu bitagenda neza. Icyo nicyo cya mbere bishimira, kukubona usebera ku karubanda cyangwa se utsindirwa ku karubanda. Ikindi cya kabiri bishimira abahaters bawe n'ugupashinga your confidence. Confidence ubundi nicyo kintu kigize umuntu. Iyo waruzinze confidence nta kintu na kimwe ubu kimaze, reka mbivuge gutyo, kubera ko ahantu hose uburi uba wumva wikandagira, uba wumva nyine nta kintu kizima uri bukore, wumva nyine nta kintu kizima uri buvuge, ugahora nyine uri muri isole cyangwa se umeze nkaho ufungiranye ahantu somewhere. Abahaters rero bakunda iki kintu, kwangiza nyine confidence yawe. Iyo babonye rero confidence yawe bayangije rwose icyo kintu barakishimira. Abahaters igihe cyose babarwana no gukwashinga your confidence, kumva nyine confidence yawe bayangiza, kubera ko ibingibi bituma nyine imbaraga wari ufite zita zigenda nka
nyombere, bituma nyine akazi wakoraga, umurava wari ufite, ibitekerezo watangaga byose bitangira kugenda gake gake, dore ko iyo confidence yawe wayitaye rwose nta kintu kizima, nta gitekerezo mu nama ushobora gutanga, nta nama nzima mu kazi ushobora gutanga, ibintu byose uba wumva nyine nta kintu kizima kiri buguturukeho, aho ugatangira kwiheza mu bandi. Ibi rero ni bibi cyane, nicyo kindi abahetazi b'umuntu bishimira. Reka nkubwire nti confidence yawe niwo mutungo wenyine ufite, kubera ko nta kindi kintu umuntu afite muri iyi si. Niba uri gukora akazi kawe, confidence yawe niwo mutungo wenyine uzakugeza kuri success. Ibyo ukora komezanya confidence yawe, ukomeze wumve kabo bari kugusetting up, bari gusetting ibintu kugira ngo bigwemo nk'umutego, bitagomba rwose kuguca intege. Ahubwo confidence zawe, ibitekerezo byawe, akazi kawe, ibintu byose ukora ukomeze wi upgrading kugira ngo ahubwo confidence ikomeze yiyongere, maze ugere kuri success yawe. Rero biragoye cyane ko nyine ushobora gutsinda cyangwa ushobora kugera kuri success mu gihe waruzinze confidence. Icyo ni ikintu cya kabiri nari mbabwiye, abahetazi bishimira iyo uruzinze confidence, nyine barakishimira cyane. Ikindi cya gatatu nanone, abahetazi bishimira iyo wafailinze cyangwa se iyo utsinzwe. Ni ukuvuga ngo baba batwaye insinzi yawe burya. Ntago bizi, mu Kinyarwanda baravuga ngo insinzwi yawe ni insinzi ku banzi, kandi ibyishimo byawe ni agahinda ku banzi, ndetse agahinda kawe niwo munezero ku banzi bawe. Niyo mpamvu bishimira nyine taking away your success. Warakoze cyane, wamaze imyaka myinshi wihiringa, wamaze imyaka myinshi cyane ariko ukora ugira ngo utere imbere, ariko bitewe n'ibigerageza abanzi bawe bari kugushyiramo, bitewe n'imitego bari kugutega, bikaza kurangira success yawe ikurashinze, bitewe nuko wagezaho ugacika intege. Nyine iyo success yawe uko washakaga kuyigeraho, iyo utayigezeho birabashimisha cyane, ndetse bamwe baragenda mu kabari bagafata icupa rimwe, abiri, atatu, bakageraho bakanezerwa cyane, bari guserebura intsinzwi yawe, bari guserebura yuko success yawe bayigaruriye, bayitwaye, wowe usigaye uri nothing. Rero nkubwire mukunzi wa Gain Focus Rwanda, ujye ugumana natwe, ukomeze wumva inama tukugira. Success ni ingenzi mu buzima, kubera ko nicyo kintu cyonyine kinezeza ikiremwa muntu, nuko agera ku cyo yifuje. Rero wituma abanzi bawe taking away your success. Komeza pushing, komeza wihangane. Ndabizi ko hari igihe abanzi bawe bazabona ko ibyo barimo rwose ari impfabusa, ahubwo bagahinduka abafana bawe cyangwa se abakunzi bawe. Ikindi kintu cya kane, abanzi bawe bazishimira igihe wa failinze cyangwa se igihe wa giving up cyangwa se nyine byakunaniye bigaragara. Ikindi kintu bazishimira ni silencing your voice, kuba bacecekesheje ijwi ryawe. Cyo kintu barakishimira cyane. Burya umuntu ufite confidence, umuntu ufite bya bindi twavuze haruguru, agira n'ijambo mu bana, yageze ahandi atanga ibitekerezo, aravuga, mbega abafite nyine nawe kwirwanaho, abafite nawe icyo kuvuga kugira ngo ahangane, akompitinge, akomeze nyine agere ku cyo ashaka. Ariko iyo ugezaho ukumva nyine ntacyo kuvuga ugifite, ukumva nyine ibyo wari ufite kuvuga byose byararangiye, ukumva nyine nicyo wavuga nta wakumva, ukumva nyine bijyanye no kuba hari icyo wavuga, hari message watanga, hari inama watanga, hari icyo wavuga mu kugerageza kugera ku kintu wifuza, ukumva byose ntabyo gifite, baba basilencinze your voice. Nuvuga ngo baba bagucecekesheje. Icyo rero barakishimira cyane, dore ko ari nawo munezero wabo. Iyo babona nyine nta kintu kivuga, iyo babona nyine nta kintu ugikora. Ikindi kintu nanone abahetazi bawe bishimira cyane iyo bakigezeho, ni ukubona giving up, watching you give up. Narababwiye ni negativities are virus and success killer. Iki mugomba kukimenya. Abantu nyine niba kubona giving up kubyo uri gukora, kucyo wiyemeje, niyo nsinzi yabo.
bazishimira kukubona ugiving up, bazishimira kukubona uhananuka. Iyi niyo mpamvu abanzi bawe mu byukora bagenda basetting imitego kugira ngo barebe ko wahigwamo, maze bakakubona uvuga uti ndayamanitse, aho nahanganiye hose ndabona ibi bintu atari ibyanjye, ndabona ibi bintu ntazabishobora, maze ukahita uyamanika ukavuga ati okay, abakomeza nibakomeze ariko njyewe ndasigaye kubera ko mbona ntagishoboye runo rugendo. Iyo ni intsinzwi ikomeye cyane. Never give up my friend, kubera ko it's a success to your haters watching you give up. Ibi reka mbikubwire kugira ngo byumve neza. Komeza upushinge, komeza ugerageze, ibintu bizageraho bicemo neza. Izi ni success aba haters baba bagezeho iyo ufailinze. Ni kuvuga ngo ibi nibyo bintu bitanu nari nkufitiye by'ingenzi cyane aba haters bawe bazishimira cyangwa se bishimira iyo umaze gutsindwa, iyo umaze kuva ku bintu, ku ntego zawe no ku nzozi zawe. Niyo mpamvu nkubwira ni mukunzi wa Gain Focus Rwanda, hano ni inspiration for today and the success for tomorrow. Niyo mpamvu nkubwira ni inspiration zacu. Niyo mpamvu nkubwira ni ibi byose bigiye bikubaho ariko bibe isomo, aho gukomeza pushinge, never give up. Komeza bizageraho bikunde. Gain Focus Rwanda, gumana natwe. Niba wakunze ibyo tukubwiye, niba wakunze video yacu, cyangwa se niba ujye dukurikira rwose kude chapeau, wageze ahantu heza hazagufasha guhindura ubuzima bwawe. Kandi niba utarakanda subscribe, nyaboneka ikande kugira ngo dukomeze tubane no mu bihe bindi bizaza, kugira ngo ugumane tips, inspiration n'ubundi buryo bushobora kugufasha kuva ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Ciao ciao, naho muri video itaha.